Ferdinand. Ni kenshi ikigo gishinzwe ubumenyi bw'ikirere kivuga ko haragwa imvura ndetse iza no kumvikanamo inkuba. Kubera iki inkuba igaragara cyane mu gihe cy'imvura? Urakoze cyane. Ahanini cyane kugira ngo uvuge inkuba cyangwa imvura aho iba yaturutse, imvura kugira ngo ibeho habaho ibyo twaheraho tuvuga ibicu. Ibicu buriya kugira ngo bibeho haba habaye ibintu byinshi. Umwuka usanzwe ushobora kuzamuka ukagera mu kirere, ukagera ku kigero cyaho uwo mwuka uri buvemo ibintu bifatanye cyangwa bikaba ibijojoba. Ubwo wenda ni ibintu birebire umuntu atasobanura wenda mu mwanya afite, ariko ibyo bicu bishobora kuba biturutse kuri uwo mwuka cyangwa bikaba biturutse ku myotsi ishobora kuzamuka bitewe n'inganda cyangwa abantu bacanye ibintu. Ibyo byose bishobora kuzamuka ari mu kirere bikazatanga ibicu. Ibyo bicu rero bishobora kuba inkomoko y'imvura. Ku kibazo rero warumbajije cy'uko inkuba igaragara cyane mu gihe cy'imvura, birumvikana ko bya bicu birimo ibice bitandukanye, kuko ibicu hari ibicu bishobora kuza gutanga imvura nk'uko bajya babitangaza, cyangwa se ibicu bisanzwe. Ibyo bicu rero bishobora gutanga imvura, hari igihe kigera bya bicu biri mu kirere bikaza kuba bifite ibyo twakwita nk'udushanyarazi. No kuvuga ko ibicu uko umuntu abibona hasi ntago ariko mu hejuru biba bimeze. Hari ibicu rero iyo byahuriye hahandi hejuru bavuga ngo biratanga imvura, bikaza no kuba bishobora gutanga inkuba. Nuko hagati y'ibicu hejuru hari ibicu biba bifite igicu. Ni ukuvuga ngo ni nk'ibintu, wenda dufata urugero rworoshye kugira ngo umuntu yumve igicu ko kiba kimeze. Igihe umwuka wahuye n'ubukonje bwinshi, mujya mubibona ahantu nko mu ishyamba cyangwa ahantu mu bishanga, haza icyo twita igihu. Kiriya gihu byifate nkaho ari byo biri hejuru mu kirere. Iyo noneho byo byahuye n'ubukonje bwinshi birafatana nyine bikaba bicu, icyo twita igicu biba biri ari binini, niko nabyita. Mu gicu hagati rero hashobora kuba hari igice twita cyo hasi n'igice cyo hejuru. Igice cyo hejuru cy'igicu gishobora kugira udushanyarazi cyangwa kikitwa ko kiri sharije. Ni ukuvuga ngo kiba gifite udushanyarazi dutoya dufite ikimenyetso cyakuramo, ikindi kikagira udushanyarazi duto dufite ikimenyetso cyateranya. Ibyo kugira ngo umuntu abyumve neza, reba iri buye ushobora gushyira mu sitimu cyangwa muri radio, bashyiraho akamenyetso kateranya n'akamenyetso kakuramo. Biriya bimenyetso bibiri rero iyo bitandukanye ukabihuza habaho ibishashi. Mu gicu rero naho niko bigenda. Kugira ngo ya nkuba iboneke nuko habaho guhura kw'ayo mashanyarazi adasa, niko nabyita. Icyo gice cy'igicu gifite ikimenyetso kidahuye n'ikindi, iyo bihuye hari igihe habaho gukubitana cyangwa se hakabaho igishashi cy'umuriro. Inkuba ni icyo ubundi? Inkuba rero ubwo niho twari tugeze kugira ngo umuntu ayisobanure. Inkuba nuko gukubitana kw'ibyo bintu. Abenshi bajya banitiranya cyangwa se bakavuga ngo umurabyo n'inkuba buriya ni ikintu kimwe. No kuvuga ko inkuba ni urusaku twumva, umurabyo ukaba icya gishashi kiba kibaye. Igishashi gituruka hehe? Kwa gukubitana kwa bya bintu bidahuye. Hari ubwo rugero mfashe nuko bibereye mu gicu hejuru, ariko hari n'igihe bibera hagati y'igicu cyegereye ubutaka, bikaba hagati y'ubutaka n'igicu kiri hejuru. Inkuba ni ikintu umuntu ashobora kubonesha amaso? Yego, ni ikintu umuntu ashobora kubonesha amaso, kuko iyo ubonye umurabyo ni inkuba nyine uba ubonye. Impamvu biza bisigana cyangwa bitandukanye, ruriya rumuri arirwo twita umurabyo, rwo rurihuta cyane, rufite umuvuduko munini ugera ku kilometero 300 mu isegonda. Rumva rurihuta cyane, ariko ijwi ariyo nkuba twumva nyuma, ijwi rigira umuvuduko uri hasi cyane kuri metero 350 cyangwa na 40 mu isegonda. Urumva umuvuduko wa kilometero 300 na metero 300 ntago bihuye. Urumuri rero rurihuta cyane, nirwo tubona mbere, noneho urusaku rukaza nyuma, ari rwo twita inkuba. Ariko ubundi kiba cyabaye, iyo ubonye umurabyo ni inkuba uba ubonye. Ni ikintu gishobora kwitura hasi ukakibona, koko ni kenshi abantu bavuga ko abonye inkuba wenda kimeze nk'igikoko, ibintu nk'ibyo ngibyo. Oya, ahangaha byagiye bivugwa cyane, inkuba ni isake, ngo isake nini cyangwa iki. Ari wenda bagira ngo abantu basugutebya, ariko bagira ngo abantu basobanukirwe wenda icyo kintu ukuntu kiba kimeze, do bakumvikana
ukagisanisha ko ari nk'igikoko, ariko ubundi ntago cyakwitura hasi ngo ukirebe uvuge ngo ngiki ndi kukibona, ahubwo aho icyo kintu kibereye, kuko iyo fenomene cyangwa ibyo bintu bibaho nta ruhare rw'umuntu abigizemo, niko nabyita. Kiba bitewe nuko guhura kwa ya myuka cyangwa se ko ibintu bidasa hanyuma bikabyara amashanyarazi. No kuvuga ko kukibona cyangwa se kubona aho cyabereye nuko uba wabonye aho hantu ibyo bintu byabereye. Kubera ikikunda gukubita ahantu hari abantu benshi? Oya, ahangaha wenda ntago twabyemeza, kubera ko icyambere ugomba kumenya ni ahantu zikunda cyangwa se ahantu ibyo bintu bibera cyane kurusha ahandi. Bikunda rero ahantu hejuru, no kuvuga ngo ahantu hari ubutumburuke bwo hejuru, tuvuge mu misozi miremire cyangwa se ku bintu birebire byubatswe n'abantu cyangwa se ibiti. Ibyo byose bishobora kuba intandaro yo gukurura inkuba cyangwa kubererwaho cya kintu twise ko ari ikintu kiba nta ruhare umuntu abigizemo. No kuvuga ko rero abantu benshi bashaka kuba bateraniye ahantu hari uburebure cyangwa ubutumburuke bushobora korohera ya fenomene cyangwa cya kintu kuhabera. Icyo gihe rero iyo ikubitiye aho hantu hari abantu benshi, ntabwo ari uko bikunze ba bantu benshi, ahubwo nuko byari no kuba nta n'umuntu uhari. Ni bwa burebure rero cyangwa ubutumburuke buba bushobora gukurura cyangwa gutuma inkuba cyangwa iyo fenomene ibera aho hantu. Kubera iki noneho abantu bashobora kuba bahagaze ari benshi, wenda aho hantu hafite ubutumburuke ariko kaza kubitamo nk'umwe? No kuvuga ko ahantu uhagaze wowe nyir'ubwite, tuvuge ko uhagaze ahantu hari amazi, no kuvuga ngo amazi yorohera mu busanzwe yorohereza amashanyarazi gutambuka. No kuvuga ko cya kintu iyo kigiye kuba ahantu uhagaze naho hafite udushanyarazi, kandi n'umuntu nawe akozwe buriya n'amashanyarazi, nuko abantu benshi bataba babizi. Icyo gice rero uhagazemo niba gifite ikimenyetso cyateranya n'urugero, hanyuma hahandi ku gicu hakaba hari ikimenyetso cyakuramo, noneho bikaba bifite imbaraga kubera ko byegeranye. Iyo byegeranye rero bigira n'imbaraga nyinshi. Dani, urakoze cyane gusenga utanze mu makuru ya Radio Rwanda.